Ikaze inshuti bakunzi bacu uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru y'iteganyagihe. Iteganyagihe riba ryateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngewe ugiye kubagezaho nk'abandi Frank Rusangano. Kuri uyu munsi turabagezaho iteganyagihe ry'umunsi w'ejo ku itariki ya 9 Ugushyingo 2022. Turaza kurebera hamwe uko ikirere kizaba cyifashe muri rusange mu gihugu mu masaha mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi. Turaza kureba no mu ncamake mu minsi 5 iri imbere uhereye uyu munsi ku itariki ya 8 kugeza ku itariki ya 12 ubwo ni ku wa gatandatu w'iki cyumweru uko ikirere cy'u Rwanda kizaba cyifashe. Ku munsi w'ejo rero nkuko bigaragara kuri iyi shusho biteganyijwe yuko tuzaba dufite imiyaga ituruka mu bice by'uburasirazuba igana mu bice by'uburengerazuba, ndetse bikaba biteganyijwe yuko tuzagira n'ibicu byiganje mu masaha mu gitondo ndetse n'imvura ku masaha y'igicamunsi. Mu ntara y'amajyepfo rero biteganyijwe ko bazaba bafite ibicu byiganje mu masaha mu gitondo, kimwe no mu ntara y'uburengerazuba. Ubushyuhe bwo hasi buzaboneka mu ntara y'uburengerazuba buzaba buri hagati ya °C 11 ndetse na °C 17. 17 zizaboneka mu karere ka Rusizi, mu gihe °C 11 zo zizaboneka mu karere ka Nyabihu. Akarere ka Nyabihu ni nako kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu ku munsi w'ejo. Naho mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe ko naho tuzagira ibicu byiganje mu masaha mu gitondo n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 12 ndetse na °C 14. Naho mu turere tugize intara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe ko tuzaba dufite ibicu byiganje aho ngaho mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe bwo buzaba buri hagati ya °C 15 ndetse na °C 17. Akarere ka Kayonza niko kazagira °C 17, mu gihe akarere ka Rwamagana ariko kazagira °C 15. Umujyi wa Kigali natwe biteganyijwe ko tuzagira ibicu byiganje mu masaha mu gitondo ndetse ubushyuhe bwo hasi bukazaba buri kuri °C 17. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe ko ibicu bizakomeza kwiyongera ndetse bigatanga n'amahirwe mu ntara y'amajyepfo yo kubona imvura aho ni ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 23 ndetse na °C 25. Intara y'uburengerazuba naho biteganyijwe ko tuzaba dufite imvura ku masaha igicamunsi. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 20 ndetse na °C 26. Mu duce tw'intara y'amajyaruguru naho biteganyijwe ko tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 21 ndetse na %C 24. Intara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe yuko tuzagira imvura. Ubushyuhe buzaba buri hagati ya °C 25 ndetse na %C 27. Akarere ka Gatsibo n'akarere ka Nyagatare nibwo buzagira ubushyuhe bwo hejuru ugereranyije n'utundi turere mu gihugu bizapima %C 27. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bwa %C 26. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye kuri uyu munsi ku itariki ya 8 kuzageza ku itariki 12 ubwo ni ukuvuga ku wa gatandatu biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ubuherere mu gihugu cyacu ndetse no mu bice duturanye nabyo nko ku kiyaga cya Victoria ndetse no mu mashyamba ya Kongo. Ibyo bikazatuma dukomeza kugira imvura cyane cyane mu bice by'intara y'amajyaruguru, ibice by'intara y'uburengerazuba ndetse n'ibice byegereye ishyamba rya Nyungwe. Bitabuje yuko no mu tundi turere tw'igihugu burasirazuba ndetse n'uduce tw'amajyepfo no mu mujyi wa Kigali naho tuzagira imvura muri iyo minsi 5 iri imbere. Mbabwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa saa 11:35 za mu gitondo rikarenga saa 11:54 z'umugoroba. Mwakoze mugire ibihe byiza.